Sheri rero burangiye ikintu cyanzanye hano. Urabizi nawe njya nkunda kuguhagarika. Ariko uyu munsi ndashaka kumenya ko urankunda mbese uri umuntu nakwizera ko nzamugira umugore cyane bya bindi by'abantu b'iki gihe. Cyane rwose ndagukunda. Se nubona n'ibimenyetso. Ibimenyetso biri ko nguriza amafaranga ukayanyima. Erega buriya umuhungu aguhaye amafaranga ngaragurije ni nkaho abaguhaye. Nese buriya wavuga ngo urangurije wowe ubundi ugurije umuntu mukunda. Ako si waba umwunda kugira ngo uze kunsura bikaba nko kwigira. Ubu se sindahangaha kubera wowe. Ahangaha se ninde utabuhaye? Ninde se ahubwo wapfa kubona wafata umwanya w'akazi hano kumuhanda. Urankunda koko urankunda ijana. Umva ndagukunda ahubwo birenze nuko ubitekereza. Aya mezi abiri arashira namenye ko nkunda cyangwa se utankunda. Kuko ninsanga unkunda koko ukundi kwezi gukurikiraho tuzaba. Ndagukunda cyane. Ngiye sinanaguhemukira sinanaguca n'inyuma bya bindi abakobwa bafata umusore hano hirya undi hano hino wapi. Ngiye ni wowe shingiro ry'ubuzima bwawe. Okay, nta kibazo. Niba nkunda nzakora. Ubu nanjye nyine ngiye kubihagurukira ngiye kubyirukankamo neza. Urukundo rwanjye kurupima kuko niba ari 100%, hanyuma ninsanga umuntu nanjye nzagukunda bishimishije nanjye nzakorera wifuza. Ariko ninsanga umbeshye nzakurimburana n'umuryango wawe. Erega buriya ntabwo nakubesha umusore mwiza nkawe w'ibogari. Oya ibyo kuba ndi mwiza tubyihorera. Uyu uri mwiza ariko manje mbikubwira. Mbona utandukanye n'abandi basore bose twakuze. Kubivuga birumvikana buriya wasanga hari ibindi uvuga ugeze ahandi. Ariko reka numva ibyo mbwira ariko nanjye nzishyiriraho akanya. Mawuja ariko uyu yaje asa n'umuntu byacanze. Mbana mu 500 ariko nanashurije ipombe. Wowe menya ngo ninsanga utankunda bizakubyarira amazi n'ibisubizo. Ariko ninsanga unkunda niwe munyamahirwe wa mbere uzaba uri kuri iyi si. Icyo cyo ndakigusezerera. Ngo ntabwo wambeshye. Erega buriya kubona afite amafaranga nabyo biri mu bintu. Okay, ntacyo nawe urayafite kandi amafaranga njye ntabwo ariyo ngukurikiye. Nagukurikiye urukundo ubwo nsanze urukundo rudahari. Ibindi byose byaba zero. Urukundo rujyana n'amafaranga. Ngiye niko mbibona. Ntacyo genda ukomeza akazi kawe wambwiye ko uri kose byombo. Utazakwirukana wenda ukabura n'akazi kubera njyewe. Nanjye nayo mfite ahantu ngiye nyine rugurire ahantu hari akabanki nsigaye nkoramo ariko nako umuntu yishingiye. Okay, sawa ngaho tubyihorere bwawe. Ubu nkunda nzabibona ntacyo. Ndege mesiraje. Azi kwimeza mu nyuma amafaranga. Bimeze bitabasaza. Fresh. Mwebwe bro. Agerwa Bruce Melody y'akazi. None se ndiye nshaka kubibaza. Yego data y'ibicangwa. Ibintu ko turebe. Tupasha kubyihorera. Ahubwo kuki? Mwambitse buri nete bamwe na bamwe nabirahure birimo abandi mwarije ingofero inyuma. Aka naga gahezo. Ingofero urukundo. Iyi ngiyi aga. Ariko ikigaragara cyo hano hafi ashobora kuba hari ahantu hari ikirori. Ntabwo mwakwambara gutya gusa nta kintu muzi. Ikiro Bruce Melody mureke guheza inguni ahubwo mwari mugiye he? Hari ahantu hano hafi hari umuceri ibicyo. Wowe kubumva ndakuzi ntabwo ibintu basta nyine ibintu by'ibiryo tubyihorera. Nizere ko n'ubundi aho mwari mugiye kuvumba ntabwo barengereza isahani. Hajya watetse. Butuje ariko mwe mugiye kuvumba ntabwo bari barengereza isahani. Ngiye kubashakira akazi kavamo isahani ebyiri buri muntu. Urumva ko kanatari inyama y'icyo. Njyaje najya inge buri kanya. Nyine hari abari kuguha wari umuvumbyi. Aho ibyo ngiye kukurangira wowe urabyigurira. Ngiye kurangira big deal irimo amafaranga. Amafaranga n'inda ku mutima. Ahubwo mumbaze oya bantu mbaze ngo deal iteye. Yewe mfite gucya nyine umuntu asigaye nifunga nyine natangiye kwakitinga nk'umuntu w'umugabo w'umusitari. Mfite umukobwa twenda kubana. Umukobwa twenda kubana ntabwo ari ab'umugore mani n'umukobwa dukunda. Ariko nekeze ashobora kuba mbeshye. Umukobwa ninde muntu muri mwebwe uzi ibintu byo gutereta byada niba umuntu ushobora gutereta akaba yatereta n'Imana. Uyu nguyu ntayandusha rero. Umukobwa unyereye nk'amazi ko kwita. Okay, ngiye kubaha ikizamini. Buri muntu agiye kujya mbwira imitoma 3 myiza cyane urenze iyindi baho kuri iyi si. Uwo ndaza kumva ashoboye ndaza kumuha akazi ko kujya kunekera umukobwa. Aha. Okay, ngwino hano mwese munyegere mumbwire kuko ndashaka kubaha akazi mani nawe kandi umereze igihuma umwereke. Tangira we amagambo 3 y'imitoma. Bwa mbere nzamubwira byoshe nk'ibiryo. Cyo ni cyambere. Umutomo wa kabiri nzamubwira ngo usa nk'umuntu unyorosheje ariko n'ubundi atanyorononseye neza. Igomba ko nakimpa. Komeza undi wa gatatu. Uwa gatatu. Bro ndumva umeze nk'abacuraguzi nta kintu. Ndagukundaga cyane. Data ngewe byo kumukunda n'undi n'abandi bantu bakunda. Wowe twagera icyambere
zamugati kuri iyi si komeza nta n'undi muhari sibyo wowe uribanza ukanyikurikira kazabijya ku ubwo no kuvuga ngo ukongeraho ngo uri na mushiki w'Imana kuko Imana irisa nta muntu ugisa nayo ako kantu si fresh mushiki w'Imana cyakora icyo ngiye kukubwira wowe ngiye kuguha 2 hanyuma wowe kubera ko nta kintu ugeze ukora ndaguha senyise agamagana 5 hanyuma rero uwo mukobwa yitwa Germaine uzagenda umuneretere umwigisha wayagaze indahe nje umwana amafaranga makeya iyo zahita namusanga n'undi uri kumva ariko nta nubwo ahubwo njyabaye katinze mwana wanjye action nanje uranyaga cyane. Okay bro nizere ko bizaca muri ngiyeho ahubwo igisigaye yongeye kubaha location y'aho uwo mukobwa yerereye none se uyu nguyu yazashiramo aramucungira imbere nje mucungira inyuma oya umuntu muzamutereta n'umwe ntabwo mbabwiye ngo mumujyaneho isoko ari ikintu wowe aya nkuhaye nayo agahimbaza mu kintu nk'aho mushimiye nta kintu uzigera ukora kubera ko waherekeje mu uzatereta umukobwa n'uyu nguyu igihe ikintu rero nshaka ni uko umutereta ukamuvuga ko muzabana ukamwigisha kuri sheri we yamara kukwemerera ugafata rikodi njyewe ukazazinyumvisha mwumva ko neza mu birimo hanyuma igikurikiraho njye nzajya kubwira ariko genda ubinkorere neza dore uyu nguyu ushobora no kukongeza ushiraho n'agasopo uyu mungu asa n'akamasa umugore azamutetse ariko atazagira ibintu ubanganye oya nawe ntabwo ndamubwiye ko umutereta ntabwo muzagira ikindi gihe utazagenda ukamubwirishwa ko afite nyashi afite umubiri mwiza ibyo ndabikwiyamye ngaho maganzi uzajya n'umubwira imitoma umusaba urukundo ntuzagire ikindi kintu umusaba kuko njye nimuramuka munabikoze nzabimenya kandi nimubimenye mwese nzabafunga noneho njye nanyemera nzahita mwitwarira burundu nakwemera uzahita uzumbwire ko yakwemera hanyuma nongere mubaze kwa nkunda bitemenya kwa mbeshya mbese ubundi ngiye nkugize umunetsi wanjye urashaka kumenya ko agukunda byanyabyo nicyo nshaka kumenya bose aho ngaho ariko ugomba ko icyo ukimakaza hanyuma wowe nta ikintu uzakora uzajya undebera ko uyu nguyu hari ibindi bintu azajya agenda nzahagakeba okay nicyo ngicyo nshaka kubabwira noneho mwe nimukomeze ubwo njye nimugora turaza guhura gahunda mwayinogeje aya amasaha 2 yo kubikora location no kugenda ugafata inyuma y'irataje uramanuka kugera ahantu hari igiti wongera utambike uzamuka ahantu hari umugongo wongera umanuka ahantu gatoya uragera ahantu bacukuye icyobo cy'amazi urabuhageze niba akunda kuba ahagaze aza kuhategerereza amata naho ngaho cyane mujyanye umusasa turi kumwe ndagukundaga cyane nari umusaza ntabwo nabyemera njyewe ndabyemera ariko mwe wigize ibiki ariko yo wajya gutereta umukobwa gusa ntibibi wibaza ari nk'umushogoro watetse umukobwa uza n'umushogoro wamushyiraho imbere ariko ibyo bintu byose uri kuzana ntabwo njye nanabyumva njye bambaye akazi ahubwo ariko njye kwikorera akazi kigumisha umunsi sinajya banjye nagucankaranya ibiki amije amafaranga ganje maguha yawe baguha 2 meze 500 duhinganye tunganye nuko ngize waye nanjye bamaye njye ubwira amateka ganje ibyo si binde njye bishango byo mu mudugudu wacu iyo duhina byo bikataga biri gusubira inyuma none ngo nguranginisha nese bari bijangwe n'imbwa kibiti kinini cy'icyango cyangwa ushobora kuja hejuru y'inzu ariko umva wereka njye kwikorera akazi kanje bamaye mwana mu mugana 5 oya byihoreye ndetse mu mugana 5 mwana tankoraho njye nise mawashi ni mugana 5 sawa tankoraho akazi ko guhaye reka njye kubakura naje icunzi turabura mu kanya sawa nyine umutwe nzaho zawugira agacapa twajyanda se iri imbere gusa jyanda mukomere meze bite ese wize muri gicari ni njyewe nyiragicarire ndi icyamamare nese urumva wanyoberwa abantu bose baranzi sino kukumenya gutya bisanzwe noneho no mu nzozi njye ngira gutya nkakorota ewa reka reka mperutse kurota ngo turipare njye nawe ngo turi mu rukundo te mu munyenga w'urukundo ewana mpita mvuga nti guhera uno munsi kubera ko nakorose mpita mvuga ati ndaza gukora reka buriya nta n'ubwo nkuzi wese witwa nde njye banyita mafi ariko buri kumva njyewe najyaga nkubona nyine ku ma video nyine nkubona ku mashusho numva ndagukunze pe muri make ugura ndavuga iki kugenza rero nta n'impamvu yo guca ku ruhande uzi ukuntu ngukunda buriya uri mwiza uteye neza usa nka bike amazi yo kwitiki ewana wagira ngo uri mushiki w'Imana neza neza yego rwose akumenya utanambeshya sinakubeshya ntiwambeshya
none se ubwo ngubwo shaki ko ndabona nawe nicyo twaye nkunda abatipe b'amabogari bambara amasengeri none ako kantu uvuze ngo nkunda amabogari gikuta ngene nterura ibyuma uri kumva none nite mbi bogari byaganje rero ibyo ngibyo nibyo nikundira ako mani bivuze yuko nanjye urabona ndagukunda ubwo rero ngo ubu nagukunze kabaye nuko ndishimye ariko nizeye ko utambeshya pe oya ntabwo nkubeshya umusore mwiza nkwe naba nkubeshya ngo ngere nta wundi muhungu ufite uko akareka nta muhungu njyewe dukundana uwo twari turi kumwe twarashwanye undi njyenyine ariko rwose simba ufite telefone yanjye nazanye gatushi ariko kirashyiramo nimero oya reka tubanze tumwigire n'agaserifi nako nizeye ko utari ba basore b'imburamukoro bo muri iyi minsi oya aka gafoto Instagram, Facebook, WhatsApp, kumva guhita kwitana gushyira we kumva bakabona nyine ko nanjye nakundanye n'umusitari nimero za nawe reka kiremo nimero oya bishyiramo nimero tuno dufoto nifotoye kamwe nushyiramo nkohereze nyine ndadusanga muri phone yanjye nasize nshaje nimero nayo guhaye si ibyo mbwiriza ndabona byakunze turaza nyine ndaza kuguhamagara tunasohoke tujye no ku Gisenyi ufite amafaranga njyewe ninde kuvuga ngewe nkunda abasore bafite amafaranga kuko uri bogari udafite ibiceri nta kintu twavugana nimba ari ibyo we ntukiri ikibazo ngaho bari birarangiye kabisa ahubwo reka ngende ndebe bose ejo bundi abatipe n'abariye biya njye kukabya njye ndaruzwa hari nyine turahuza goroba ariko nandi ntayajya ntari nanjye ntabwo nanjye ndi kwihuta byatari ngiyemo hakurya za Nyanza ndabona harakwiriye none nshaka kubaza cya gitipe ajya bunji kimwe cyambara isengeri nyine kigira akaje ya mukuru hari umutipe nzi ukunze kwambara isengeri y'umutuku ufite ubwanwa bwinshi urasa afite ubwanwa bwinshi afite ubwanwa nyine nk'ubwanwa buringaniye ntabwo ari nk'ubwanwa ariko kuko nta muntu utunganya ubwanwa muri uyu mujyi wenyine we ukabucunganya ukuntu nawe ahubwo ntabwo azi kubucunga ahubwo ibyo tubyihorere kwanza uwo mutipe umuheruka ryari ndumva ahubwo ari nk'aho ngaho imbere kuko njye turazamukanye murazamukanye ese yakubwiraga ko agiye he arambwira ngo niba ari ijyanye bajya kureba icyana cyahe uriya mutipe ni namuhaye akajobo nyine ko kunekera igikobwa nawe ati diro nicamo nzamugurira agafanta nyine nanjye nibyo namushakira kuko ubukwe bwari buri mu kwezi kuri imbere ariko uwo mukobwa ntabwo mwizeye birirwa bambwira ngo yirwana n'abahungu ngo biki ngo ni wa muntu utandaraje akaguru kamwe kaba kari hano akandi kari hariya ubwo uri gukora test ndi gukora test ariko nyine aciye hano ahangaha kwa kano kazamutse ku kigenda ngo ahangaha ukumva aho njyewe uno muhanda ntabwo mumenyere neza ese urazamuka kujya mu rugo wewe ni umuhanda uzamutse gutya sibyo noneho ukumva ashobora ari kuzamuka abashiri nigeze ngo yaranyibagiwe kare nakizaga nakandi nyine komandi byari ngo umaze iminsi ngo barya njyewe kuri kuyaroroza amapeti ndiyambara noneho nyine ngwino duhurire hahandi ahantu hahandi nyine twahuriye cya gihe ushize I love you banguka kabisa ndumva nanagukumbuye cyane oh my god bagitinze kandi ariko yageze ahangaha kamwe nihanganye gato yarabahageze yambi umushu umeze neza meze neza shaba umaze akanya kanini kabisa ngo wari unegereje ariko shaba none se wari watinze mwese se wambwiye ko turi bujye ku Gisenyi ahubwo tugenda mbere yuko tugenda hari akantu numvise ntabwo ndimo kubyumva neza wambwiye ko nkunda ngenda cyane ariko numvise amakuru anzaho avuga ko hari undi muntu mukundana umuntu se wahiye njye yanjeho reka muhamagare aze hano kumva
ubimubwire nimba utakimukunda ngewe nizere yuko apu muhamagara ubwo se za mbobo zo muri karitsiye muhamagara nyine aze turebe. halo umva bro ngwino usange nyine ahandi ku muhanda hari ifoto handi hari ifoto urahita umbone ni ku muhanda webanguka kandi ni mu nzu kabisa sawa Okay, nta kibazo nazi ngewe nta kibazo. yo we bro imeze gute yego se mama sheke uranga urahagaze wega ariko abakobwa icyo mbakundira udukundira iki? Somoza. Icyo ni cya kimari nicyo muri karitsiye nta nubwo nshaka no kugira. tugiye kubana hano Tubana se njye nawe njye ibyo ngibyo twigeze tubisezerana. cyakora buranga ko bigaseka nk'akeza kuko ugiye kuryota wongera uryote shamana do ibona bano bakobwa wibaza iki se baje kwifotoza cyangwa baje kurya capati kitabuze mu rutoki ni amakoma bivuze iki rero bivuze ngo wagenda n'uyu akagenda hakaza abandi ahubwo mu abandi batega bro nizeye nyine wowe uko byagenda kose nabanza nkagushimira wakoze akazi neza uri umuntu w'umugabo ikindi kigiye gukurikiraho rero inkweto buri nkweto igiye kubona iyayo ubwira buri iyayo nyine barayita mu mazi ubwo inkweto buri iyayo iratakara mu kiraro cyangwa se igwa mu mazi hanyuma rero dore njye nayo kubwira ko nabonye umukunzi byari byose nakubwiraga ko ari ukujya nyine ngo murebe nta nubwo nigeze nanagukunda pe ibyo ngibyo nibyo washatse kunkunda. hanyuma n'uyu mwari muri kumwe nawe sheri waje kumureba ugiye ku mazi niyo se ushobora nigire uyu ni bose wawe yambaye akazi reba ntibigute nta nubwo ubanza kureba n'ukuntu abandi bakobwa baba bambaye ibyo si ibyo bipantaro reba do yakenyeje uruntu rw'urwego ndebera reba ahubwo ukuntu hariho n'indi uyu nguyu waramukunze ako se mani ubu ngubu wararebaga ukuntu umusore w'ibogari nk'uyu nguyu ufite icyanwa ayo ngo ngo nyiragicabari mwe mumeze nk'ibishokoro mu rutoki cyangwa mu byatsi umva ngo nyiragicabari ngaho nimugende mutware murabona mombi umva ngaho niba ari amazi ugenda ujye mu muvu umva ujye mu kivu wenyine ayowe burya ba basore bose bafite abakunzi mbega igihombo ubu noneho ndabigenza gute we n'uburyo nari niyemeye mu nshuti zanjye ngo mfite ngo umusore ngo w'iboga nako si n'umusore nk'inkoropata nagende nzabona abandi sikigariwe